narushye mbabaranye kinzu twaje gushaka njye narushye urushwa niki nane ni kuva saa 12 saa 5 ziranye urumva reba harimo n'intuzo ibi ngibi babyita igitiga wagwana mvuze wagwana uvuze ngo ndakomeye cyane ninde uturutse tugufashe cyo ngende umujama nitwa Fred bambwiye ngo uri umuhaka wadanje ku mazungu urisanyura n'iki n'iki ubwo cyo wabaye uzaho gurura umugisha uzo muri kuvugana se uri umuhaka mvuze nyine umuhaka ni nk'umukomisiyoneri papa ya komisiyoneri ni jewe nshaka gero imeze neza ifunzemo ukuntu urumva itagoranye njyemo neza gero ni igiki ni ukuvuga nkeneye imvumo ya fresh ya indi nyine ifunzemo ukuntu nta ribi urumva ku buryo ngenzanya niba icyana cyansuye n'iki kitancishamo ijisho sibyo papa wanjye uva nkubwire sha tago je mba mfite abantu benshi muri office ubu ngubu hari abantu 100 bantegereje uri guca hirya ukavuga gero ukavuga imvumo niba uri umushushu uja kuba mu kavumo hasi mu gitaka niba uri iki wowe ushaka iki muri make oya we nuyifate nabi nje urumva nshaka imvumo imeze neza ku buryo urumva ngiye nishyura fresh ibicere mba mbifite urumva ubunyonga ntabwo mbwisanyura bya danje urumva akavumo naga kavumo uravuga twatuzu tw'abasore dutoya utwo tuzu naga tuzu tw'abasore n'utuvumo dufunzemo neza abana batadukishamo ijambo ntago n'utwatuvu yalla skubundaburije kweli mba rero nkubwire shaho warugize neza kumpamagara ariko ubwo buzu ntaga ari jewe z'uburanga jewe ndanga amataje amapartema amahotel utwo tuzu umuntu uzu turanga n'umuntu bitereka uhamagara wo bitereka kuranyumva neza ariko ikiganda wowe allo asiyumbwiye ngo umuntu no musaza nidage burya abanangupfa wala yarababu ngo mvugishe Eric se ndamufata Eric simfata wala kamumagara inzungu wamumaye muvugishe ni baba yarababa itwala iki Mungu washa mzee wa moyo mani idaje yararangiye mani siko yasinze mzee ukoraho niwo bifitemo inyungu kuko n'umugisha mba nguhereza ngaha tugeze ko mana hano ngaha rero hano hose ubona urabona uno mucanga uyu narinyeresha teka noneho ahantu waje ntabwo hasengeye n'ukuri reba uyu mucanga babita Kayumbo uyu niwo baza bubakisha imihanda ubonewe mu Kiyovu ari yaguca haca abaminisitiri haca abayobozi bose bubakisha Kayumbo umva nkubaza ubundi uruzi Kayumbo naje kukoza umucanga ngiye naje kugura umucanga njewe ugize gutyo twahuye saa 12 ntanzu nimwe nzi muranyereka nyuma yanje hari undi muntu ugize gutyo cyangwa ni njewe ni wowe njewe no so hari undi muntu uzanye rero umva nkubwire je ukunda abakiriya banje cyane ku buryo ko mbere yuko ufata nizo ugomba kubanza kumenya ikintu kijanye n'iki no gufata ikibanza ukagura ikibanza ciza nk'iki ukakibamo nakubwiye ko nta kibanza nkeneye igihe nzakenera ikibanza nzakubwira ukindangiye nakubwiye inzu hari ikibanza twigeze tuvugana njye nawe nico mu mutima wanje tacu ushaka se cyo mu mutima wawe cyakora umva nkubwire uraza kurengera turashwana nabi uyoberwe ko ari ngiye mu hajya witwa winkoraho ase ko ufite umushira twaje kujada wiri unzengurutse ahantu hose nakwihoreye ungejeje mu bibanza n'imicanga ibyo ngibyo nabikubajije takukeneye inzu se nkeneye inzu tugenda unyereka inzu winkoraho nakubujije
uri na cyiza cyangwa wanzanye ahangaha kugira ngo mfate ku ngufu ko umuntu uri kunyifatira ko mashitani gufate ku ngufu mfate ku ngufu nyine hari umuntu uri kubona hano muri iri shyamba wanzanyemo naje nibyo wamenyereye cyane namenyereye nubwo buzimuzanye muri quartier y'abayobozi bose uri kuzana ibintu byo gufata ku ngufu none ahantu nzanye nanzirimo ni ishyamba ni uje kunkoresha iki hano mba kubwire tworohe sibyo harya zo washakaga inzu wayishakaga ndayikwereka ako nakuje kunkoraho kugukoraho se ni ikihe kibazo kirimo ntabwo nkeneye kunkoraho nyine tugende unyeke ntabwo mbishaka ntabwo ubishaka ntabyo nshaka noneho inzu urayirangira se wowe oroshya ibintu unyereke inzu twumvikane neza okay mba nkubwire ikintu cyoroshye nyine yoroshye sibyo Paul kidogo subona siwerekana n'inyinya black ni ukugira ngo mbone unyereke inzu umve imbere kuko nakurambiwe tugende unyereke inzu tugende kwereka inzu hakurashaka icyo ubundi mba nkubwire nta kibazo tugenda ariko tuze kunkoraho ntabwo mukoraho tunkoreho ngiye mu mudugudu banyubahamo abantu bose bamfata nk'umuyobozi urumva mfite n'umugore n'abana njye nagufata ku ngufu njyewe ese undi uhora uri revo y'umuhungu nakoraho reba ukuntu wambaye revo y'umuhungu uri umuturage umwe mu bisi cyangwa uje muri no karitsiye vuba menya niyo mpamvu uzi amashyamba utazi amazu ubundi aya mazu uzi urayazi ahubwo urayibonye wowe ndayibonye se ubundi kuva kare ntabwo urabonye ko nyikwiye kuva kare narebaga gutya ntabwo narebaga tugende none se washaka inzu utaruhiye ni za nzu uhita uzamo uwo munsi ugasanga nde rukara yapfumuye yaje kwiba n'ubwa mbere nshatse inzu ikambera ikigeragezo n'ujye ni n'ubwa mbere rero ushatse inzu ikaba igiye kukubera umuti w'umutima wawe umutima urumva hindukira inzu ngiyi inzu twayigezeho inzu ni iyi ngiyi ariko icyo nshaka kubwira wegereye ikanisa urusengero nanga urusengero icyo ni icya mbere ko mashitani dayimoni to mu izina ry'Imana nanga urusengero ufite amapepo cyangwa uri pepo ahubwo wowe pepo naringize ngo tayizawe pepo niyakugize mu bwonko ukuntu wiri unzengereza wowe uri pepo bwawe naringize ngo tayizawe zubatswe no kwizera Yesu Kristo naho kumbe na amapepo yuzuye n'undi nukwera Yesu ariko nanga urusengero ngaya reka nkubwira ibyiza by'urusengero nushaka ubyanga ariko nabikubwira ntago nkunda urusengero icyo wambwira nshakira indi nzu ndakubwiye ngo Ferinela Bush madame kubwira ibyiza by'iki by'urusengero sivyo buryo ubwo yakubwiriza umuntu uramwataka ndaga ari ukwataka nunyataka rero biraba bibi cyane sivyo rero gurundo ukindukira nkwereka gutyo sivyo kandi wimfata se wari kunyegera kandi turaza gukora reka nkwereke ngukora nunkoreho ikanisa rero ikanisa iciza cyayo yakora rebenezeri zazijamo gukigiye kubyina uhita uzumva nawe ubyina urumva ukiri mu rugo urumva bazaza biyiriza nibiyiriza wowe uri kujya ibyawe muri saro uri mu materaniro urumva ikindi urubyiruko mwanga amaturo cyane bazaza baje gutanga amaturo uhite wigira mu gitanda ugone ntago nkunda indirimbo z'urusengero no kora yageramo ugasanga ndi kwimuka ntago nshaka urusengero ushaka iki nshaka kujya wenda niyo najya ahantu hari ikibuga cy'umupira ariko urusengero ntago ndukunda uri kuvuga ushaka siporo yigura hano ukuntu mbyibushye mba nshaka ahantu nkora siporo ahantu hari umutuzo nyine jimu ni jewe je suis gym kagukoresha abdomino kadaka kagenda kagukoresha utukagira aka kaose wagira ngo urwaye inzoka jimu wowe ukora ni iyi nje tago ngwaye inzoka tago umuntu ugwaye inzoka yavuga gutyo umwanya ataratura umubiri w'inzoka ngo wari wumvishe se ndi muzima urumva ufite n'umubiri wabona umwanya wowe mba kubwira tuza nguhereza ino nzu igikurikira ngiye kukwereka inzu sibyo ari ikibazo ma tugenda unyereka inzu ariko hafi y'urusengero ntabwo mashaka nshaka ahantu nyine hegereye akabari wenda n'akabari akabari tuzagashinga iwawe muri salonje nawe sibyo kandi nakubwiye ngo ibintu byose umbwira wikuremo kuko wowe simvukana nawe nturi umugabo wanjye urarengereye urimo uranyumva nasura iki cyane abagabo turatereta ariko ibyo gutereta tunabirangiza wowe urankubita urusha ukanamfata ikote gutya birangiza n'ubundi ndayibyaye ubundi wari uri gutereta kuva saa 12 wari urimo uratereta ubundi urimo uranjyana abakomisiyoneri mugira amanimero y'ababosi b'amazu wanyereka nyir'inzu nkavugana ko we nakuranga je ndi komisiyoneri kurumva subiramo komisiyoneri kaba na bosi nije nyir'inzu ngiye bosi wino inzu ni yanje ngiye tukane kwereka nani je wahereye kurenguruka
unyeka iki nakurambiwe oya windambirwa atarakwereka cyeka niba atari wowe boss inzu ngiyi tugende twinjire gikwereke uyigaye nayikwereke rero nashimye abanye meze neza nawe umeze neza shangiye bimeze neza nta kibazo mfite hajya akazi nagakambwire nitwa Chanel Chanel arimo akantu shining nyine ko gushining ndamurika uramurika kandi ni yari inzu wayibonye harimo na za avoka urabona avoka avoka igira intungamubiri ku mugore cyane ashobora gukoramo amavuta akisiga akagera po nkaziraza ba Kim Kardashian urumva cyangwa se ukagatara tuza duhira umunsi umwe niyo twanze gushura duteka ukadutogosa kagashuwa umunsi nyine nyuma y'amasaha ane ukakajya ukagakubita mu muceri uzi ugakubise mu muceri ugira ikibuno coroshe ukagira mu nda hatendera bivuze ngo ntabwo nakenera ya siporo nashaka siporo yiki si ni siporo iyavoka iyi ni hatari cyane urabona nuko tugahagaze kanafasha n'umuntu nyine kwiharanja nakore gatubira none kubera iki se ushaka utuzu kutu twa fake ubuzima bwawe bundi bumeze gute yewe ntabwo nkunda kwigira umuntu w'umukire mpamvu mba nshaka nyine inzu ntoya nkunda utuzu duto oya ukuri niko kwatumaze uri umukene sibyo wivuga ngo ndagushaka kwigira umuntu w'umukire kuko uri umukene sibyo ahubwo se gute wakenya ufite ibintu Imana yaguhaye byiza ufite kumbwira iyindi nzira nari kunyuramo kugira ngo nkire ngo kubera kera ataraba umukomisiyoneri w'amazu nahoze ndi komisiyoneri nyine utanga abantu mvuga ni abakinyi kuko watanga tuza mubumzi muri reyo mubumzi nahoze ndi komisiyoneri wa mubumzi mushira muri reyo mushira muri aperi none bari gukina mu ikipe y'abana muri Portugal itarengeje imyaka 10 rero urumva wowe nyine wowe ibi bintu uzawe wabibyaza umusaruro ugatera imbere si wisobanukiwe niko kurara ku gitanda munsi harimo diamant ubimenye ikibazo nagize urumva nabyaranye n'umugabo urumva ntarisobanukirwa mu rugo bahita bambwira ngo tujyane icyo kibazo nagize ariko nanjye nsigaye mbona nyine abantu bandi bareka atabaye njewe amahirwe ashaka atahira ku bisambo koko wabyaranye n'umugabo na stress yawe wowe mba naragutaye kabisa umugabo ugira stress ni ukora akazana cash urumva no bwa bugabo butuje usanga no mu mufuka ari zero urumva none se mba kubwira nyine wowe inzu ndayiguheza ariko uwo mugabo nawe tumushakira haba dushobora namushakira n'akazi ku mupaka mu ntara afite mwene wacu akaba yabo umugabo wanjye ukamushakira akazi afite akazi akora iki akora iki ni umusirikare niba ari umusirikare muzayibanamo nayishura ariko none se ubundi uri kwimpera ubuntu wowe nari kwigwera umuntu yaza kuba wowe rero n'ubundi nagakunda kuba hari aha tape rero misadari zaza ngabanya amafaranga iminsi yaje dupandishe kubera iki kubera ko bashaka kumbwira impamvu se ushaka ugabanya amafaranga ukongera ukayongera yagarutse iyo turanye n'umusirikare ufite igihunga mu mutima sinaza ngo gusure kandi ubona bibabaje ariko rero wisubireho nyine ubwira ngo ushakire ukuntu watera imbere rega naje nshobora gufata kuri ivyo vyiza byawe nkaba naguha bizu kagukoraho gusa ni ibintu bisanzwe tuyumve na bizu iremewe kuko natuza nuko bizu nyine ivuga ubugambanyi ariko wibuke ko na Yuda yahaye bizu Yesu rambeshye ibyo bintu n'ahantu byanditse no muri filime nabonye ntago yigeze namuhobera none se we niba ureba filime ziraza abantuza zaba Kikongo na za Drunken Master turebe izintuza umva rero bizu nta iri mu mugabo wanyu w'umusirikare abasirikare barafuha icyo ni icyambere ahubwo wowe urapfuye urapfuye yaje umfasha hera kuri hano hera kuri ako ahera kuki uzwi ngo yari umugabo wanyu undi wawe pole niwe umugabo wawe njye mba ufite ikibazo mu mutwe uyu ni umugabo wanyu pole uyu nguyu ni we nyiri sheri umugabo n'umusazi ninde musazi ntabwo ari umusazi ngo ararenze muri quartier rero abantu bose yabonaga sinzi wagira ngo muraziranye nyine nashaka ko utubwira amazi kuko ingenzi nayikunze nashimye nyine udusobanurira ibintu bijyanye n'umuriro uyu ni wowe waguteye ndase neza se uyu nguyu nose urumva ariyo ari nde wayinteye nabaza ubwiye se ninde gutambiyeho ninde uyu nguyu ni umukomisiyoneri n'inzu ikaba ari iye nose ubundi ari umukomisiyoneri turayitwishyura gute nangahe oya
uzaza uyanyishyura itonde gato ndabaza Ndi- sheri wabuze amazu y'abantu bazima kugira ngo turi gutora amazu y'abasazi niwe mu komisiyoneri wenyine uba muri ino karitsiye. muze amakuru amakuru ni meza hanyuma se ko umuntu uvugira abantu utabazi ni byiza se utabazi amazu n'ayawe arije nawe se ninde wakavugaye ndi mu rugo arije nawe ubwo ninde uri kuvogera undi nyita umusazi wewe ni madamu twaje gushaka inzu ariko mbonye ukuntu usunitse inzu yayibonye ico ushaka sinzi ushaka amatiku Ibyo byarangiye mwihorere tuvugane nyine amafaranga y'umutekano, amafaranga y'ibishingwe, ibintu by'amazi, ibintu nk'ibyo. hagati aho utaragera kuri inzu amafaranga mugiye 200. none se inzu ni amagana cyangwa iri inyuma iyi se niba ari uko ifite ibirahuri bya filime nyine mpamvu ihenze Filime nta kindi kizi ifite hano ni Kigali, this is Kigali. Inzu ni 200 twabyumvikana kubara Kigali ni uwe mwihariko natwe twaba turi ni Kigali umwihariko wangaha ngo ni Kigali ni uwuhe ni kigihe kiraha kitaba handi ikintu cyambere namweretse kanisa bazaza bakubita ingoma muhite mwiruka mushe mwikanisa icyakabiri ntago dukunda gusenga we gabanye tikuzi uvuga naguki imbere y'umugabo wawe uzikurengana ara mugabo wanjye narindi ngumukorera turi kumwe arame turi kumwe se mbona na tubwire papa tubwire iby'inzure ku mugore kandi abakobwa bagira ubugambo kuko baragona wasanga kakugonera nijoro ukazugira gukumva ibyo tubireke none wagasha kurarana nawe nakugonera ibyo ushaka se vuga aha ikindi abanavoka nabonye muri abakene igihe cy'inzara mwabuze ibyo guha muzaza mujya avoka urumva ndabeshe ikindi tanga isambo ca bibi bisambo byano byose turaziranye za Ntuza bya Rukara bya Fidel agura igisambo ahubwo nibyo sheri byaba ari byo winjira abantu no mu buzima bwawe urande ukabona nsa nk'umuntu uba mu nzara nko mu bakene reba iboga kurusha ibituza reba ukuntu umeze wagira ngo arusha ibituza murusha umufu umeze nk'umubu murusha icyo bita mani amafaranga umufuko ni munini dagira amafaranga si muri kuza kujya mu bintu byinshi amafaranga agaragara ku muntu okay iyi nzu se irimo chumba dusobanurire cy'ubwiherero irimo byose biri hari inyuma hanze ntabwo nari nzi kuri umugabo w'imbwa unyahurara ntabwo uzi uburyo bugezweho bwo gushyira amatoilette mu nzu bugezweho ibiko ya mugabo unyararasha nukugira ubwoba se bwo gusohoka nijoro umuturage muze utinya impyisi uruvuga ni akagabo nakahe ahubwo tubwire amafaranga y'umutekano n'ibiki biri muri 200 biri muri 200 amafaranga y'umutekano muzayishura ay'amazi muyishure aya wese muyishure nimutishura wese muzaja mu gihuru urumva mwishure ay'umuriro byose mwishure navuka bo umva nasi inzu tuzishyura na sunzi ko nabikubye irimo uburiri irimo intebe no ariko muri kumbwira ko ari abana banje naje guhinza noretse muri mazawe bishurira bo sheri tuza mubwire muze wavuze ko ufite amazu menshi ahangaha wari wawe ibintu nk'ibyo bo ndashaka nyereka inzu nishora transport umutekano abisuku ingendo zose urumva ibintu nk'ibyo bo ibi biti nibyo kuteza umwanda kitarimo ibiti inzu nziza sibyo bo muri makeya nakumbi turya tukisanzura ahantu tudafite stress muri makeya ushaka paradizo aha voilà amafaranga ndayiba paradizo uri umwana mwiza muze urazifite kandi murayishimira seri Jana hagarara nkwereke hagarara ngabo gakwengeye nabi akosheri n'ibiti tonde hagarara bagiye batwega ibyo batwereka kamaze nduhuka uraturuhije narushe naje ariko kubera kuruha cyane agasozi dutere nibaga ibyo mwambwiye hajya ngo mushake inzu itameze gute uribagiwe ko okay ndashaka inzu iri ahantu heza mu bandi mazu meza inzu tutishyura nyine ibimashuri reka mubwire sheri tonde mubwire ndashaka inzu ntishura abanyamutekano bya transport wapi bo irondo ibintu by'isuku ntago ahantu hatari stress irimo toilette n'udushe na wayishura ufite n'umwanda komeza ahantu ntagomba kwishura ibintu nk'ibyo byo ma stress haruka sibyo stress zikagira ngo pya okay nawe nuko nyine naye nibyo nshaka murahuje umutima ntabwo ari ukuvuga ibyo nyine nshaka inzu irimo ibintu byose rero ikintu gihari ikibanza ngiye kubereka urumva yagombye tubishura umwanda wow tubishura amazi abaturanyi bawe baba batuje ikindi wenda ashobora no kubasanga umunsi umwe ende dore ni hariya ndi kuvuga ntabwo ngukeneye kuvuga dore ni hariya ndi kuvuga
ushobora no kubasangaho umunsi umwe urumva cyangwa se simbasangayo kubera ubuntu bw'Imana rero ico kibanza kigende kibashimishe mucimukiremo uyu munsi yemwe ibyo bintu timuzongera kuzishura habe nabuke pi taraki muzishura ngakura mu kiganza wahabonye madame wahaye kibanza uri kuhabona kwirimba nyine muze niho ubundi utakishura wowe nabonaga bitari burangire neza kwirimba wabonaga ariho nkwiriwe wabonaga ariho nkwiriwe kagasa wowe uzadutange wa murezi